Yesu nashimwe. Tugiye guhimbaza Imana mu ndirimbo ya 12 ivuga ngo hari isoko ivamwo amaraso. Reka turirimbe. Hari isoko ivamwo amaraso yo mu mitsi y'Imanuweli, niyatunganya abanyabyaha bagashiraho inenge, bagatsembwaho ibicumuro byose bikabacikaho. Niyatunganya abanyabyaha bagashiraho inenge, igisambo ku musaraba kiyarabutswe cyarihanye. Nanjye mbwiriza nkwizigire, noye kujya ncumura, ibyaha mbicikeho rwose, noye kujya nkugomera. Nanjye mbwiriza nkwizigire, noye kujya ncumura, amaraso ya watunganye ahora n'imbaraga nyinshi, niyo wacunguje itorero aritsemba mw'ibyaha, ryaganjije imbaraga yabyo, ryarabirokotse rwose. Niyo wacunguje itorero yaritsembye mw'ibyaha, mpereye igihe menye isoko iva mu bikomere byawe, nogeze urwo rukundo rwawe, nzahora ngusingiza, nzahora ngusingiza iteka, nzajya ngusingiza iteka. Nogeze urwo rukundo rwawe, nzahora ngusingiza. Mwami mpora ngucumuraho, makwizera imbabazi zawe, n'amaraso ya watunganye makuramishwa nawe, makuramishwa nawe, Yesu mpano kuramishwa nawe, n'amaraso ya watunganye
utunganye makuramishwa nawe. Hari indirimbo zera ntazi nzaziririmbira mu ijuru, naho nagobwa ruri mubu uzarugobotora, uzarugobotora. Yesu niwo uzankiza rwose, naho nagobwa ruri mubu uzarugobotora, naho nagobwa ruri mubu uzarugobotora, naho nagobwa ruri mubu mwami uzarugobotora, naho nagobwa ruri